Дима Седона, диабет кивел, твой мага государство частично мобилизацию, стябало бешашаги регион шудвay. Ndagira ngo noneho mbivuge bwa mbere n'ubwa nyuma. Akandi mbivuze nkomeje. Reka noneho tubahereza isomo batigeze babona habe na gatoya. Harya President Joe Biden yavuze neza ko bidashobora kuba byakunda ko uduce twa Zaporizhzhia, Donetsk n'utundi duce twagiye dufata ngo dushobora kuba twaguma mu biganza byacu. Harya yavuze neza ko ngo bagiye kutwica nk'imbeba ziri mu myobo. Ndagira ngo noneho duhere ku bacanshuro twamaze gufatira muri iyi ntambara. Bose baturutse mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndumva ari bwo butumwa bukomeye dushobora kuba twabaha kandi bakabwumvisha amatwi yabo batabaye ngombwa neza ko tujya kubisobanura. Ndagira ngo bitarenze ejo saa saba z'amanywa abacanshuro bose bazaraswe kandi barasirwe ku karubanda. Ndakeka abacanshuro bose boherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika tumaze gufatira muri iyi mirwano barenga 200. Ndagira ngo rero noneho dutange message ikomeye kuri President Joe Biden wavuze neza ko bagiye kuzaturasira mu myobo kugeza ubwo noneho tugomba kuva kuri ubu butaka bwa Ukraine. Ndagira ngo tuzarase izo nkozi z'ibibi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku karubanda maze ndebe icyo azatangariza imiryango y'abo bantu bose azaba yicishije, maze numva ikintu azasobanurira imiryango y'aba bantu bazaba bariwe n'imbeba nk'uko yatwise imbeba. Ndagira ngo noneho imikino tuyishyire ku ruhande, ibintu bya diplomasi bahora bavuga tubishyire ku ruhande. N'umuntu nagusuzugura nawe uzamusuzugure. Ibi ndi kubivugana uburakari bwo ku rwego rwo hejuru. Murabizi neza ko inshingano zacu ziyongereye. Tugomba kurinda abaturage bacu kandi tukabarindana umutima wacu wose. Niba koko turi imbeba tugiye kuva mu myobo koko tubazonge, tubikore kandi tubyerekane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi ni igihugu gisanzwe kigira agasuzuguro ko ku rwego rwo hejuru. Ntago ari ibintu bitangaje byagera ku nkozi z'ibizo murengerazuba bw'isi. Nta kindi bazi keretse kwikomanga mu gatuza ngo ni abantu bakomeye. Reba ibyo bakoreye Libya, reba ibyo bakoreye ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Kugeza ubwo bahageze bavuga ngo bagiye kuzana umutekano, na n'ubu nta kintu na gitoya barakora. Libya na n'ubu iracyari mu mvururu zishobora kuzamara imyaka n'imyaniko. Byose kandi murabizi neza ko banyirabayazana ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'uriya muryango w'igoryi ngo ni NATO. Ni gute bajya gushakira abantu amahoro kandi n'ubundi batayabuze? Ntago umuturage wa Libya aka kanya bayeho nk'uko yarabayeho ku bwa Gaddafi. Ibyo byose ni ibintu muzi. Rero ndagira ngo tubereke neza ko mbere yuko bagerageza gukora ibyo batekereza ko natwe dushobora kuba twabatungura. Reka noneho intambara yeruye tuyibagabeho. Buri musirikare wese ugomba kuba yaravuye mu burengerazuba bw'isi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka dushyireho igihano cy'uko tugomba kujya tumurasira ku ruhame kandi noneho tukabyereka abo bise bashebuja bisi abazi kugarura amahoro ndetse bazi ngo na diplomasi byo ku rwego rwo hejuru. Ndagira ngo mbabwire neza ko aka kanya nta bya diplomasi biri gukora. Nibiba ngombwa ibisasu bya kirimbuzi twamaze kubitegura, abahanga bacu bari maso. Igisigaye gusa kwa bari ugukanda imbarutso. Niba nabishaka turinjira mu ntambara y'ibisasu bya kirimbuzi kuko ndabizi neza ko batabiturusha akandi ko bataturusha abahanga bo kubikora. Ndagira ngo noneho indege z'intambara zitegurwe kandi zibe ziteguye kuba zakora ibikorwa bikomeye mu murwa mukuru Kiev. Noneho ndagira ngo gasopi ikomeye tuyihereze President Volodymyr Zelensky. Twakomeje kumuzenzekera atugana inzira y'ibiganiro ariko na n'ubu ntacyo yigeze atoramo keretse gusa guhabwa ibyo agomba kuvuga ku bitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi, maze nawe akikomanga mu gatuza kandi abizi neza ko ibintu bikomeje kuba bibi. Abaturage barabyerekanye neza ko batitaye ku byakomeje gukora kandi ko babizi neza ko igihugu cyabo yamaze kukigurisha ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho reka tubereke neza ko dufite inshingano zikomeye zo kurinda aba baturage no kurinda amahitamo yabo. Ndagira ngo noneho aka gasuzuguro twasuzuguye kuva mu minsi ya mbere atugace kandi noneho ikigaragara ni kimwe. Mubizi neza ko tugiye gushinga ibirindiro bya gisirikare hano ku butaka bwa Ukraine kandi noneho nta kindi tuzaba turi gukoresha ni misile zikomeye. Nibiba ngombwa imijyi ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuzayisenya, tuyisenyere hano ku butaka bw'Uburusiya, tuyisenye turi ku butaka bwa Ukraine.
niba bashaka kudushozaho intambara yeruye nibaze duhangane nk'abagabo, bareke gukomeza kuvugira mu matamatama kuko nta kintu na gito bigiye kuzahindura. Ndabivuze kandi ndabikomeje, muve hano muhita mutangira gushyira mu bikorwa iyo myanzuro. Dore dufite itegeko riva kuri Perezida Vladimir Putin, yatubwiye neza ko tugomba gukoresha n'imbaraga z'umurengera nibiba ngombwa, n'ibisasu bihumanya tubikoreshe, ariko agasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika tugace. Nanjye kandi ubu niko mbyifuza, nahoze mbishaka, igihe nk'iki nahoze ngishaka. Reka noneho turebe niba koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyivuga kandi iri bubikore. Bari buze kutwaka tuno duce twamaje gufata. Sinzi impamvu na Mariupol batayivuga cyangwa ngo bayirote, kuko babizi neza ko arizo nzozi mbi zabo bashobora kuba barota za nyuma bakahita barimbuka. Rero noneho ndagira ngo uguhera aka kanya intwaro zacu tuzitegure kandi tubikore vuba vuba. Twanze agasuzuguro habe na gatoya, batazadufata nk'ibihugu byoroheje. Ndagira ngo iyi nama murabizi neza ko ari imwe mu nama z'ingenzi zibaye kano kanya, zitigeze zibaho kuva na mbere. Ndagira ngo twereke Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndagira twereke Joe Biden ndetse n'abamugaragiye bose ko dufite umujinya kandi tumaranye igihe kinini kandi tudafite kwihangana kugeza igihe kinini. Ndagira ngo noneho ibyo bashatse kudutangizaho tubikure mu nzira. Ndagira ngo agasuzuguro kose tugashyire hasi. Reka ibyo badushakaho tubibahereze. Banze kutwubaha igihe kinini, bakomeje kugenda bivanga ndetse bijandika mu mubano wacu n'igihugu cya Ukraine, bijanditse mu bintu byinshi byo murabizi. Ntabwo rero twarebera, reka tubereke neza ko dufite igisirikare gikomeye nk'uko nabo bamaze igihe kinini kandi babyirata. Ntanze itegeko noneho kandi ibintu bibanze guhindura isura nyuma y'uko numvishe raporo ndetse no kwigamba gukomeye bavuga neza ko bari kutwica nk'imbeba ziri mu myobo. Ntabwo ibyo ari ibintu byo kwihanganira, turi abantu b'abagabo, nitujye tubwizanya ukuri. Ndagira ngo namwe murabizi neza turi abantu b'abagabo uko turi hano. Ese koko agasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeza gusuzugura ibihugu bitandukanye natwe ubwacu turimo karakwiye cyangwa ntigakwiye? Ndabizi neza ko ibisubizo biri mu mutima wanyu, ntago akagasuzuguro gakwiye. Ndabizi neza ko muri iyi nama turimo aka kanya inzego zose zirimo, nimukora ibishoboka ibyo ari byo byose dushyire mu bikorwa ibyo tutigeze dukora. Ndabizi neza muzi ibanga dufite, muzi n'isiri dufitanye na Perezida wacu Vladimir Putin. Ntabwo tugomba kumutenguha habe na gatoya, tugomba gukora ibintu byose kandi tukabikora twihuse, nta kibazo na gitoya dukomeje kugira. Njyewe nta kibazo mfitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagira ngo iki kintu gisobanuke neza, nta kibazo na gito yafitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikibazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika igifitanye n'igihugu cyanjye ndetse n'inshuti z'igihugu cyanjye. Niyo mpamvu nanjye ngomba guhagarara nk'umuntu nemye kandi nkahagarara ku burenganzira ndetse n'ubusugire bw'igihugu cyanjye. Ndabizi neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagerageje kenshi kuba yahitana ubuzima bwanjye. Ndabizi neza ko namwe benshi muri hano muri iyi nama mubizi neza ko muri kuri liste z'umukara z'abantu bagomba kwicwa. Ni kenshi abacanshuro bafatirwa ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine babazwa impamvu bakavuga neza ko nta kindi kintu bari boherejwe gukora akeretse kuba bahitana ubuzima bwacu. Ntago rero ibyo natwe twabyihanganira. Nzi neza ko mubo tugomba kumanika nabo kandi barimo. Reka noneho ibyo bashaka kutugenera muri twe tubibahereza. Ndabizi neza niba kuko ari igihugu gikomeye nk'uko bakunda kubivuga, niba babazwa n'ibyo tugiye gukora byo kumanika ndetse no kwica urubozo abasirikare babo bohereje ngo baduhitane, niba bashaka kurwana bazaze bajye mu ntambara byeruye cyangwa bagira icyo bakora kugira babarukore. Ntabwo ubu noneho hakirimo gukina cyangwa koroha, nta koroha kurimo. Namaze kubona neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho wayubaha kajana izakomeza ikagusuzugura, kandi ibyo ntibigomba gukora hagati y'abagabo. Ndagira ngo noneho babibone neza ko duhagaze twemye kandi nta gishyika. Nje ndabizi ubwanjye bohereje abantu barenga 70 ubu, sinzi nimba mbizi neza mbibaze, ariko nzi neza ko barenga za 70 bose boherejwe kugira ngo bampitane. Ntibishobora gukunda. Natwe dufite ubutasi bukomeye, dufite abasirikare bazi gucunga umutekano, tekinoloji bafite turayifite, icyo bashobora kuba bakoresha cyose turagifite. Ntabwo Uburusiya cyangwa abaturage bacu ba Chechnya cyangwa Uburusiya
ari abaturage nk'abo muri Afghanistan na reka ibyo ntibishoboka, nta nubwo turi abaturage nk'abo muri Iran. Ikindi ntabwo ndi umuntu uwo ari we wese ubonetse wo kubasha guhitana uko yishakiye, ibyo bintu babyibagirwe. Ndagira ngo ntange gasopo kandi nongere kubibutsa ko njyewe General Ramazan Kadyrov nkiriho kandi nkiri muzima. Ndagira ngo iri ribe isomo rikomeye rigomba guhabwa abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndifuza ko aya mashusho agera hirya no hino kandi agere ku miryango yabo bose bagiye kuba inzirakarengane y'abayobozi b'ibigoryi. Ndagira ngo nongere mburire Perezida Volodymyr Zelensky, nawe urabizi neza ko iminsi yawe iri kubarirwa ku ntoki. Abaturage ntibagushaka, warabyiboneye, ubibonesha amaso yawe gusa ukomeza kubyirengagiza. Ndagira ngo nawe tuguhe message ikomeye abohereje abo basirikare kugira ngo baze kurwana, urebe niba bashishikajwe no kuba babakiza cyangwa bagira icyo babafasha. Reka ntago ibyo babyitayeho, nawe rero ubimenye kuri igikoresho cyabo. Isaha iyo ariyo yose tuzakugeraho uzabasha kuduha ibisobanuro udashobora kuba watekereza ko uzaduha, kandi nzi neza ko bashobuja badashobora kuzakureka be na gatoya ngo ube wamena amabanga y'ibyo bakoze. Ibyo nawe urabizi neza, nyeko utari umwana, nzi neza ko ibyo byose ubindusha. Ndagira ngo kandi inama twari turi gukora aka kanya irangirira aha, maze imyanzuro yose twavuganye ijye gushyirwa mu bikorwa. Asibyo yego nibyo, nta kundi kuntu twabigenza.